Turira yivu mu mugi wa Uvira ngibisanzwe murabizi ko twazindutse kare nubundi tukajya mu mugi wa Uvira kubereka imyigaragambyo abaturage bashigikiye mama 23 batifuzaga ko mama 23 isohoka mu mugi wa Uvira. Mbere yuko tubagezaho update zibiri kubera hano mu mugi wa Uvira, hari umwe mu baturage, hari umuryango nasuye turaganira kubibera hano mu mugi wa Uvira. Reka atubwire byinshi, anatubwire uburyo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abari mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenge bari muri uyu mugi wa Uvira uburyo babayeho. Tuguhaye ikaze kuri iRwanda. Yego murakoze cyane. Umeze neza? Yego ndaho. Usanzwe utuye muri uyu mugi wa Uvira? Twaje duturuka Masisi. Mwaje muturuka muri Masisi? Yego. Muri uyu mugi wa Uvira umazemo igihe kingana uti? Umazemo imyaka 20. Umazemo imyaka 20. Atwibutsa ko impamvu yanze kugaragara kuri kamera ni kubw'umutekano wiwe, kuko aramutse agaragaye kuri kamera mama 23 ikava muri uyu mugi wa Uvira ibintu bishobora kugira ute kumubana ibibazo. Muri uyu mugi wa Uvira mubayeho ute nyuma yuko abarundi binje muri uyu mugi? Uyu mugi harimo ikintu cyitwa Kaduruvayo. Yego. Harimo ikintu cyitwa Kavuyo. Yego. Ibintu ntago bikimeze nk'ibya kera. Kuko abarundi baziye bafatanyije na FRDC. Yego. Batangiye kujya bafata abagore ku ngufu, batangira guhindura ibintu, bagasahura ibintu. Yego. Ugasanga ibintu nyine bimeze nabi, nta mutekano, nta kwishyira kwizana guhari. Hari uwo baba barafashe ku ngufu wabuzi cyangwa se wenda weho byarakubayeho? Ntago namubonye ariko naramwumvishe, yari umudamu wari utuye hirya yanjye. Yego. Narabyumvishe ko baje kumufata ku ngufu. Ibirangira bite? Birumvikana kuko bari bafite imbunda, umuntu ufite imbunda nta kintu atakora. Okay. Mbere yuko intambara zitangira kwegera uyu mugi wa Uvira mwari mubayeho uti? Mbere yaho twari tubayeho neza. Yego. Ariko aho leta ya Kisekedi nyine yahinduriye amatwara bagatangira kuvuga ati bica abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Ibintu byaraduhindukanye, dutangira kubona ko Kongo nyine ibintu byahinduye isura. Wasangaga mbere tubanye neza, tunywanye, dusurana, ugira ikirori ugatumira abantu. Yego. Ariko nyuma yaho aho haziyemo ako kantu ko kuvuga ikinyarwanda, batangira kujya batureba nabi, bakadusahura, bahazamo n'ibintu byo kujya bicana. Yego. Ibintu nyine byabaye bibi. Ikibazo twakwibaza, mama 23 muri kumva ko igiye kuva mu mugi wa Uvira, mwabyakiriye muti? Kuri twebwe nagahinda. Nagahinda kageretse ku kandi muri make ahangaha bene wacu bose bameze nk'abari mu kiriyo. Yego. Kiki? Kumva yuko mama 23 igiye kuva Uvira. Yego. Kandi ariho hantu twari twiteze amakiriro. Urumva kari nkaho ni nkaho twapfushije. Nagahinda gateye, sinzi ko nabyita, amarangamutima y'abantu bose yazamutse. Yego. Turi kwibaza tutese ko twari twizeze ko 23 ari izaza ikaducungura, tukabona uburinzi, tukabona umutekano, abana bacu bagasubira ku mashuri, natwe abagore tukagira agaciro. Tukongera natwe tukamera nk'abandi bantu. Kugeza uyu munsi wa none n'ibisubiye urumva turi bubeho dute? None mufite ubwo wakari icyababaho mu gihe mama 23 yabivuye muri uyu mugi? Cyane nkuko cyatubayeho n'ubundi bataraza. Abo bataraza mwari mubayeho uti? Nabikusobanuriye. Twari tubayeho nabi kuko abantu bazaga kutureba bakavuga bati wowe uvuga ikinyarwanda, cyane iyo muturanye abantu babaziranye. Ugasanga barakuzi bakajya bakureba nawe bakagutuka, rimwe na rimwe hazamo n'ibyo byo gufatwa ku ngufu. Urumva ni ibintu bibabaje biteye agahinda udashobora no kuvugira ahangaha ko byatera amarangamutima kuzamuka. Wambwiye ko uri umucuruzi usanzwe ukorera hano mu mugi wa Uvira, yewe ko wahuye n'isanganya rya Wazalendo bakakwambura bimwe mu byo wacuruzaga. Byagenze ute? Muri make tunyuriyemo mu ncamake uko byagenze n'uburyo wabigobotoye wagatwara ibyo ufite wewe ugasigara amahoro. Yego. Urabona kumwe umuntu abyuka agiye gucuruza, uragenda ukinjira ugafungura. Nangire niko byagenze kuri uwo munsi. Yego. Hanyuma ndagenda ngeze mu iduka, ntangira kumva akavuyo hirya mu maduka yo hirya duturanye. Yego. Ndasohoka ndimo ndahengereza, mbona nabitwaje intwaro nyine ari bo ba Wazalendo.
nkimara kubibona nta kindi nakoze, naravuze nti n'inkinga baraza kurumena yego cyangwa usange bibaye ibindi bindi. Narasohotse nikinga inyuma ndabareka barinjira batwara ibyo batwara, mbonye bamaze kurenga nanjye ngira nte nanjye ndagenda. Nuko nabigobotoye, ariko iyo bahagusangaga urumva no kugukubita baragukubitaga. mu gihe Wazalendo yatangaga amasaha 8 yo kuba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenge, abari mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bose bimukiye muri Kongo batari abakongomani kuba bahavuye, mwebwe mwari mubayehute? Icyo gihe cy'ayo masaha 8 twabuze uko twifata, ariko turihishahisha kuko kutubwira ngo tugende cyangwa tuva aho ngaho nta handi dufite ho kujya. Hano niho iwacu, niho tuzi. Rero urumva twarihishe, twihisha, bamwe bihishe mu myobo, abandi bihisha mu baturanyi, waba ufite umuturanyi wenda muzima, kuko bose ntago ariko ari babi. Ukajya kwihishayo, hanyuma imvururu zirangiye turongera turagaruka. Mukimara kumva ko mama 23 yamaze gufata umujyi wa Bukavu, igeze Kamanyora, iri kuza yerekeza Uvira, nize mpa mutima mwebwe mwari mufite mu kwakira mama 23 mu mujyi wa Uvira? Yo, byari ibyishimo, tuvuga tuti mbega turacungwe, mbega mbese ibyishimo byarazamutse, abakecuru barazamuka bavuga ati ibyo ari byo byose, akababaro twagize, agahinda twagize, turaza kunezezwa nuko mama 23 iri bugera hanga, tukongera tukabona umutekano, tukabona kwishyira tukizana, natwe tukareka guhora twihishahisha no guhora tubayeho mu bwoba. Numva rero nicyo kintu twari twitezeho amakiriro, akaba ari cyo kintu rero kiri kutubabaza uyu munsi wa none, kuko urumva niho hantu twari turimo turambirije tuvuga tuti aha hantu nibaramuka baje tuzaba tubonye uburuhukiro. Uyu munsi wa none rero niki ng'abaturage muganira umunsi ku wundi, musanzwe muhuriye ku rurimi, musanzwe muhigwa kimwe muri uyu mujyi wa Uvira, niki mutekereza gukora mu gihe mama 23 yaba irekuye uyu mujyi wa Uvira? Ndatekereza ko abagifite imbaraga barajya muri twirwaneho, kuko nta kindi kintu cyo gukora giharetse kwirwanaho. Ndavuga nkamwe abamama mudafite imbaraga, muri bugume muri aka gace cyangwa muri bukurikire mama 23? Ufite ubushobozi ashobora kuyisanga aho iri yafashe, ariko nk'utabufite araguma yihishahisha abeho muri ubwo buzima, ko kujya gutangira ubuzima biravuna. Ahantu baye igihe kinini niho ubuzi, niho ubuzima bwawe buba buzingiye. Rero kumva ngo urajya gutangira ubuzima ahandi ntago biba byoroshye, ariko ubuzima nanone nta kintu kiryoha nk'amagara, nta kiryoha nk'ubuzima. Nibiba ngombwa tukabona ko ari uko bigenze, turahaguruka tugende duhindura ubuzima, tugigoma cyangwa tujye n'ahandi mu bice mama 23 yafashe. Ugereranyije agahenge mwari mufite mama 23 itarinjira muri uyu mujyi, gihari huzuyemo abarundi, n'agahenge mwari mufite muri iyi minsi igera kuri 6 mama 23 yari maranye uyu mujyi wa Uvira, nyine waduhereza ishusho muri make, dukorere bigereranye, kora comparison. Muri iyi minsi 6 twari tubayeho neza, muri iyi minsi 6 twari dufite agaciro, muri iyi minsi 6 twibonaga nk'abantu. Yego. Ariko mu minsi ya mbere urumva nakuye ko twihishahishaga, n'uwacuruzaga ntiyacuruzaga, abana ku ishuri urabyumva. Twari tuvuga tuti rero muri iyi minsi 6 niyo minsi myiza twagize mu minsi yacu tumaze aha ngaha. Rero urumva yari iminsi y'ibyishimo, yari iminsi y'umunezero, twari tunezerewe ntakubeshye, byari ibyishimo pe. Abagaragaje amarangamutima no gushigikira ko mama 23 ifashe uyu mujyi wa Uvira, urabona ari iki kiri bukurikire kuri bo? Ikiri bukurikire no kwicwa, kuko niba twaragaragaje uruhande turiho, kandi byari na ngombwa kuko n'undi baraduhigaga, nta yandi mahitamo yari ahari. Urumva rero niba turi kuri urwo ruhande bakabibona yuko abari badushyigikiye bagiye, igikurikiraho no kuza guhumbahumba. Ni uguhumbahumba, utari bugende cyangwa se umunsi utari buze kuba wageze niwe utari bupfe, ariko abenshi baraza kuhapfira. Njye nkurikije uko mbibona ni uko nguko. Hari ikintu ushaka kuvuga? Ikintu navuga, yego, aba banyamahanga ntibareka kwinjira mu bintu bitabareba, cyane cyane nka Amerika.
ibi ni ibibazo bya Kongo, ni ibibazo bya Afurika, ni ibibazo batagakwiye kuba binjiramo, kuko nubwo babizamo ntago ari izindi mpuhwe, nta rukundo badufitiye. Ibyo byose byabaga bahari, babaga babirebera ku masatelite yabo, yego, ariko nta kintu bavuze. Barapfaga, bagapfa nk'ihene, bagapfa nk'intama, ariko ntibagire ikintu bavuga. None uyu munsi wa none, kubera ko hari ibyo babemereye, kubera ko hari ibyo bumvikanye na Tshisekedi, bahagurutse barahagarara, baravuga ngo 23 nive Uvira. Rero njyewe icyo nasaba imiryango ishinzwe kuvugira agateka ka muntu cyangwa guharanira uburenganzira bwa muntu, nibagera gutya bahaguruke bavugire aba bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ba muri Kongo, kuko bari gupfa cyangwa bari gukorerwa jenoside, kandi bazira uko batigeze bahitamo cyangwa se bazira ubwoko bwabo. Jewe rero navuga ngo abanyamahanga nibashyira agapira hasi, bareke ibibazo bya Afurika cyangwa bya Kongo bagire gute babyikemurire, kuko nibo bazi ububabare bwabo. Nicyo kintu navuga. Murakoze. Tutaragusezera, hari amakuru menshi yagiye avuga ko abaturage benshi batwikwa. Hari aho waba warigeze kubibona muri uyu mujyi? Ibyo bintu byagiye bibaho kenshi cyane, ugasanga nk'abantu b'igitsina gabo nibo nakunze kubona cyane, bakabazana bakabatwika, bakabatwikira mu ipine. Ibyo ni ibintu byaciye no ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi iyo babibonye bavuga ko ari byo muri Nigeria cyane cyane, nga bino bihugu by'amahanga usanga ko bitemera ko hari abaturage barimo bishwe na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi na FDLR. Hari ababibona bakabibona nk'aho ari filime, cyangwa bakabibona nk'aho ari ibintu bitabaho, bakagira ngo harimo amakabyankuru. Ariko mu by'ukuri ni ibintu byabaye, kandi byari biteye agahinda ku muntu wese w'ikiremwa muntu. Yagakwiye kuba avuga ati ibi bintu reka duhaguruke tubyamagane. Ariko nk'uko nakubwiye nta wigeze avuga, kandi byarabaye, byaratambutse. Abo banyamahanga nibo babibona bwa mbere, ariko nta kintu bavuze. Rero muri makeya ibyo bintu biraba, byaranabaye. Ubu twari tugize agahenge muri iyi minsi 23 iri Uvira. Okay, reka tubashimire, murakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Yes, uyu rero akaba ari umwe mu baturage bari hano mu mujyi wa Uvira, basanzwe bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, bakivuga neza cyane. Yatubwiye ko yabaye muri Masisi, ariko mu buryo bwo kumukavaringa twamurekeye inyuma ya kamera. Urumva rero ko abenshi ntago bishimiye ko 23 isohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko inkuru nziza nabwira bamwe bari hano mu mujyi wa Uvira, nubwo 23 igiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira, ariko izaba iri mu nkengero ndetse n'imisozi yose izengurutse uyu mujyi wa Uvira, kuko icyari cyo cyose bakongera bagatabara. Ukibaza ngo niki kiri bukurikire? Ese 23 kuva muri uyu mujyi wa Uvira iri buhagarike imirwano cyangwa imirwano iri bukomeze? Niyo mpamvu rongeye kukwapodetinga ndetse nankubwire bamwe mu ngabo z'abarundi aho barimo baranyura basubira iwabo, ni nyuma yuko batsinzwe urugamba bahanganyemo na 23 mu buryo bukomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ingabo zacyo zatsinzwe mu mirwano yahuzaga 23 ndetse n'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo mu byumweru 2 bishize, zatangiye gucurwa ariko zinyujijwe mu kiyaga cya Tanganyika. Urumva bari kwinjira Fizi, bagahita bambutswa bakagenda bakagera iwabo. Muri make abarundi bahunze bagahunga umujyi wa Uvira, ntibagira amahirwe yo guhita bambuka, kuko 23 yari yamaze gufunga, uza kwambuka wese bari bumurasire kuri boda akagwa aho ngaho. Ibyo byatumye rero bamwe birukanga berekeza za Fizi, barenga za Kareme, barimo barakizwa n'amaguru, ku buryo batangiye gupakirwa bacurwa iwabo mu ibanga rikomeye, aho ari amato atangiye kubacura. Muri make abagiye bigenza, abazanwe mu buryo bworoshe bagendesha amaguru yabo, uyu munsi wa none barimo baracugwa n'amato. Abagendaga mu modokari banyura ku mupaka binjira y'intwari mu mujyi wa Uvira barimo baracugwa bujura. Andi makuru ahari ari update kuri uyu mugoroba wo kuri izi tariki, niko ngo abasirikare ba Qatar ngo bashobora kumanuka akaba aribo baza gucunga uyu mujyi wa Uvira. Andi makuru aremeza neza ko obita General Rankunda
mwakunze cyane muri 2013 ubwo yigaruraga ibice bya Kibumba akigara no mujyi wa Goma ndetse akaza kuvamo basubiye inyuma n'ubundi ngibyo barimo barabasaba muri Uvira ndetse no bita Kabira ngo bagiye kwigarukira mu mirwano cyangwa se bagiye kwigarukira ku rugamba babe abantu bakomandinga urugamba ruri kubera hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mama 23 ngigiye gusimbuza uyu mujyi wa Uvira agace kitwa Butembo na Pinga, nibyo bigiye kuba byasimbura iki Uvira. Mu gihe mu umujyi witwa Busurungi umurwa mukuru wa groupement ya Walua Lon hano ni muri Warikare, muri territoire ya Warikare, kino kirimo kirangoye. Rero FDLR zatwitse umujyi wose, zatwitse quartier yose, zasabye abaturage ati muve hano tuhahinga urumogi, tuhahinga ibirayi, tuhahinge tunahororere. Abaturage baranga. FDLR rero nazo zikora n'ubundi bwabo FDLR bwazo, batwika icyaro cyose, batwika quartier yose, umudugudu wose kugira ngo abaturage rero bahunge. Rero hakaba hari kwakirwa impunzi nyinshi ziturutse muri uyu mujyi wagize ute watwitse. Amakuru rero atugeraho niko uwo bita Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza ari umwe mu bahuye n'uruva gusenya muri Ruvungi ubwo mama 23 yaharasaga ikoresheje drone, bityo aza gukomereka bamujyana muri hopitale ya Tanganyika. Ariko birangira akomeje kuremba. Umuryango we rero urimo urapfukamira ubutegetsi bwa Ndayishimiye basaba ko aba bakomerekeye hano harimo n'uyu muri Lieutenant Colonel bajyanwa kuvurizwa hanze, dore ko yabazwe ariko ubuzima bwe bukaba burushijeho kugira ute kuba bubi cyane kurushaho. Rero mwakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka, mwebwe mwese mukanda subscribe. Iyi ni Rwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.